kuki mubona ko Mutesi ibintu byose bizahora byanga yewe rero ntabwo ariko tubibona kubera ko aho yonye baravuga ngo ihoramo nawe ibyo bikomere wabigira yego ariko jewe icyo namukoreye akimara kwikubita hasi yego mufata mbwira Noheli ndamubwira Noheli rero kambanze nyore umuvandimwe yego ntabwo ameze neza duca kuri station ku alimentation mugurira amata aranywa kugira ngo abashe ko yagarura yari yisajije yari yarabye dore ukuntu yari yambaye ikanzu ijya kuba nk'ubururu kuntu yambaye neza nyine nk'umuntu ugiye gutaha ubukwe bwa ukuntu urumva neza ariko ngiye biriya bintu nabonaga ikanzu noneho ako kanya Pastor Claude tamuhamagara ngo umeze neza ngo ejo duhure dukora ikiganiro baraza kukibona kuri Kaze TV Rwanda ahubwo se nticyamaze no kugera hamwe banza cyanagezeho ushobora kuba cyagezeho kuko amuhamagara yambwiye ngo ibibazo wahuye nabyo nabimenye noneho Pastor Claude amuga terega wowe urataha ubwo bukwe yego nanjye ubwanjye banze ko butaha nanjye ko nta butashye ndi umu ex yego nundi mu ba ex ba Pastor Mutesi ubukwe witwa Pastor Claude yego ntabwo yatashye Pastor Claude ntabwo yatashye urumva ibintu byanavuzweho n'abantu bano kuvuga batese Pastor Claude ko ari umwe mu bantu ntabwo hari ntabwo yatumiwe amakunda yafite oya ntabwo yatumiwe impano ya Pastor Mutesi impano ya Pastor Claude bayisomye Claude arabura ngayifata bayihaye Jackie icyambere namenya amakuru ko uriya muntu wafataga buriya bukwe live yego wo kuri Nkunda Gospel yari intumwa ya Claude yego urabyumva yego yambwa nonde musaza wasabye ugasanze wafataga video azoriza Claude Jackie anamwiyamye aramubwira ati rero wa musaza we ngo ni umusaza w'umupasiteri uriya tike yamuvanye irurindo imuzana i Kigali Pastor Claude wayohereje ayose na makuru namenye tubaze Claudine atiki bo Claude wamubonye mu bukwe bwa Pastor Mutesi uvugisha ukuri amaze kwinjira yego kubera ko yari ari kumwe n'umukameramani we kandi bitemewe ko ari bwinjire yego abona nyine kwinjira ntibiri bukunde arangije nyine asubirayo yisohokera arigendera kuko ni impano yiwe mu bantu bahawe impano nanjye ndimo ariko Pastor Claude impano ye yasomwe ntiyaboneka nyine ntihaboneka n'umusimbura ngo ayimufatire wararongowe Feredina afite umuryango ukomeye nega amatwi mu makuru atariho ivumbi yizewe Noheli twari kumwe twebwe nubwo twari twatashe ubukwe ariko twagize n'amahirwe yo guhura n'abantu yego baduha amakuru ibyo bintu kuko baratuzi nk'abasitari babiganiriye jewe nari mbari iruhande urabyumva hari n'abagabo bakomeye gashatse kumentioninga amazina yabo yego umugabo umwe aravuga ati Imana ishimwe nayo musiga tete twari duhagararanye cyane Imana ishimwe Feredina atuviriye mu rugo reka yarambye kubera iki Feredina ntabwo ari uwo mu muryango ukene yego Feredina afite famille ikize yaba mu Rwanda no hanze afite n'amazu mu Gakinjiro hano n'amaparitema afite amaparitema udashobora kubara wowe ibyo byo kubwira ngo Mutesi ararongoye barakubeshya Mutesi ararongowe uriya mugabo afite ikintu cyitwa amafa ni nayo mpamvu wabonye uriya mugore yigize umusazi braza yego niba ari imodoka Noheli twari kumwe niba Feredina ari imbwa uyu mugore w'umusazi ngo ni Sandrine usarira ku gasozi na hehe ni gute yaba ari kuki akiri kumwiruka inyuma ahubwo se amwiruka inyuma ntiyarinzi yagwa igihumure amukurikiye kandi abizi neza nababajwe n'amata namugure kuri station uriya mugore yarakwiye kugaza aransubiza 18 cyanjye ukuri kwimana aransubiza 1500 cyanjye na 800 ntabwo ngiye kubeshya essence nanyoye mutwara sinyicuza iyo nanyoye ngaruka sinyicuza aransubiza 18 cyanjye ntabwo nshobora kumushyiriramo imiyaga kuko namenye ko Sandrine ariko wibuke ko arikoranye urukundo bisarangira wibuke ko arikoranye urukundo igiye kwizinga irizinga Pastor Claude amwandagaje kuko nta handi hantu bamuhamagara urugendo niyo rumuhamagaye cyangwa se umugize ati tumwe dukore nakora agahamagara iyo yanze Claude aramubwira ati ndaje nkwatake ndaje agahita yanga kujya kurugera gitajya kwa Claude akura amakosa Sandrine ubugenzuzi reka ibintu bivuge buhoro katubivuge buhoro no kuvuga ngo Pastor Claude ngo agiye no kumwishakaga ikintu cyababaza Pastor Mutesi arakibura abona haje abona haje
abona haje Kabutindi urumva Sandrine aravuga ati rero reka we nkukoreshe nk'intwaro cyangwa igikoresho cyanjye ishyira hasi Mutesi abona biranze ibyo nabyo biranga ubu rero nta handi hantu yakujya kubonera Sandrine agomba gukura amafaranga yo kwishyura inzu ahandi hantu ashobora gukura amafaranga yo kugura umwambaro uretse kujya kuri Ikaze TV Rwanda agakora biriya biganiro mu makuru hari se yarangiza akabona views agahembwa naho nawe uri umukobwa nawe uri umugore Feridina ntago wamwirengeshwa kuko famiye ye nayibonye baraza nahasanze abaki umugabo muremure nk'uri yuzo no gukora wagwani uri muri Feridina no gukora wagwani ntabwo Mutesi yakujya we azi gukora wagwani ariko surumva impama reba wabonye igikombe yamuhaye reba wakisana gushaka umugabo utazi kurongora utazi igikombe urumva impamagazo ya Feridina yaba idahamagara neza mu nyubahiro y'umubyeyi Mutesi ngo amwemere ntabwo yamwemera ntabwo bibaho ubutumwa kuri Sandrine uti hano uzashya ubutumwa kuri Pastor Claude twumvikane tanga amahoro reka Pastor Mutesi si umugore wawe si mushiki wawe ahahise yawe harahise reka ahorana amata ku nkingi mureke amatavu n'imitozo tuzamuhemba ubundi butumwa ntanga kuri Jackie uri mwiza aho ntabwo harimo irari usa neza uraryoshye hamwe bakurongora tukifurije kurongorwa neza njyewe ubutumwa ku muntu witwa Sandrine reka kwigira umusazi reka kwigira umuntu udasanzwe reka kwigira igikoresho cy'aba YouTuber bagukoresha ngo harabika izina Pastor Mutesi yubatse network mu Rwanda no mu mahanga no mu ijuru hariyo network ye nare mbibonye Pastor Mutesi niwe mudamu nabonye wakoze ibintu byananiye abandi ba divorce kandi umugore mwiza ushaka kuba kazagira Pastor Mutesi asenga Imana niyo yasenze ndabivuze nitwa Prophete Noheli abadivorce bose bari muri buriya bukwe Imana ibahereze gushaka abagabo mu izina Mana we Imana ibahe gushaka abatandukanye n'abagabo ubutumwa utanga kuri aba bantu ubutumwa natanga jewe nabutanga kuri Pastor Mutesi yego navuga ngo ntabwo abantu nta muntu uzabuza abantu kuvuga nuri mu nda baramuvuga navuga ngo nagende agubwe neza agende yite ku mugabo we n'umugabo amwiteho yiyubakira urugo ari amahoro kubera yuko icyo nabanje gusobanukirwa muri buriya bukwe ni ikintu gikomeye cyane naje gusanga Imana yarahishe password y'ubuzima bwa Pastor Mutesi aba bantu bamugabaho igifute cy'amagambo ba Pastor Claude ba Sandrine n'abandi naje gusanga iyo baza kumenya password y'ubuzima bwa Pastor Mutesi baba baramurangije baba barabyishe ariko ashima Imana yahishe yabimye urufunguzo ikabimura urufunguzo rw'ubuzima bwe kitarasi koliza ngo inima kitarasi enima nejo bazavuga yes nejo agiye gutwita abavuge agiye kubyara abavuge bazavuga kugeza bapfuye ahubwo we kando koliza ngo Tara, Senasa, Koliza, Eniwa, Toli, Sopila, Mambo Winim, Elemitra, Nela, Sinimi, Nakuva. Your time, isaha yawe. Reka tubifurize ibihe byiza mwese mudukunda kandi mudukurikira by'umwihariko abakoze subscribe kuri channel Imana iguhe umugisha. Reka twifurize ibihe byiza uri mu majyepfo amajyaruguru y'Asazuba ndetse n'iburengerazuba. Tutibagiwe nawe uri mu mujyi wa Kigali n'aba diaspora aho waba uhereye hose twifurize guhaha ukaronka kandi ibyo urimo Imana ibiguheremo umugisha. Tugiriye umugisha wo kwakira abagabo b'inkorokoro babiri bameze neza mu bari kuturebera mu mafaranga. ariko ibaze ko MC Imena Gitero na MC Noheli ntabwo twigeze tubwirana ko turi buze twambaye amarinete reka
none ikintu cyantunguye ni uko twahuye nsanga twambaye amarinete kandi twese asa twambaye n'amakoti kikwereka ko hari iki twambaye n'amakoti kikwereka ko hari iki buriya hari ikintu kigiye gukoreka bigaragaza ko hari ikintu kigiye gukorekera muri twebwe kandi hari n'ikindi kikwereka ko ari akantu agafaranga karimo kagenda kaboneka baravuga ngo iyo ugendana n'umukire nawe birangira nawe gusiza ubukire ubu niyo mpamvu muri bose ubukire mu kanya Noheli twahuye ari profete birangira mubwiye nturakomeza ube profete ariko be na MC ubasigaye ahagarara imbere y'abantu akayobora ibirori niyo mpamvu tugiye kubanza tugakora mu mitana twibwira abatanazi je niboneza amakuza yo rutabangira cyogera ku rugamba mushaka mutagirwe umuntu nkaba rwisendekereza muri marwa muri manota amajyambere ajya ku rugamba rwo gomera inkiko abindi aturubahiza inkiko rero ry'abayizi ruto nimba n'umugaye mugade nkawe utahana goma yitwa MC Imena Gitero Moses twagiye profete ni gatondo ushyira ku rutonde akabitondagura umwami w'abamara akabyihogo nako batabye kumubona nijoro ndi rutikura ndi rucumitani bakorwa mudatinya bakanyita profete by'ukura bagira ni Noheli MC bahageze ubu busasa wamwumvise ndamwumva araturagurika rucumitani bakwe wa mudatinya ndumva akabazo k'amatsiko ndumva mwese murabaye musa kandi ejo habaye ikirori cy'imbaturamugabo kandi namwe nabonaga mwakitabiriye mwari nk'abatumirwa mwari nk'abavumbi mwari umva nkubwire profete Noheli uretse gato umva nkubwire kwize hano turi kuri Sirimu Jesus TV tukaba turi no kuri Urugendo TV n'ayandi macano n'isaha yawe TV isaha yawe no kuri Prophet Noheli no kuri Prophet Noheli no kuri n'izindi Imena TV show reka tuvuge ukuri ejo umuntu witwa Pastor Mutesi Aime Didasien yakoze ikintu cyitwa ikirori yakoze ubukwe bwiza nigeze mbona ahandi bwari burimo icyo kurya icyo kunywa burimo abagore beza oya ku mugore aba diaspora oya buretse ku mugore duharire Imena Gitero kuva nkubwira baraza ntabwo ari ukuca ku ruhande ntabwo ari ukubeshya natashye ubukwe bwinshi pe nagiye mu birori byinshi ariko nanjye umugore wari hariya yankuruye wagira ngo Pastor Mutesi Aime Didasien yaragiye akora selection y'abagore beza akeneye mu bukwe bwe hari ikintu cyitwa umugore abamaneke bari bahari abafite taye bari bahari abarebare bari bahari abagufi bari bahari hari ikintu cyitwa umugore mwiza ibaze ko nahageze nareba abagore bahari nkumva ashatse guhita nanjye ndongora ngo nkuru nanjye nahageze nshaka guhita mbivamo nkashaka babiri uri kumva neza ni kubera ikireta bishatse kuvuga ko ubukwe bwa Pastor Mutesi bwabagushije umva nkubwire inshuti yanjye mbanze nkwibwirire ariko ikintu cyananga ni ukubona umuntu witwa Sandirina umwe wahoze abeshyira Feredina arimo azerera hafi y'igipangu ashaka kurira ntabwo yazerereye gusa byaje kugera igihe reba ba bagabo b'abasekirite basohoka byaje kugera igihe yuriye nabi yikubita muri jaride hari bife yavunitse yatsikiye akaguru ntabwo yavunitse ngo bigaragare umugabo ntaga n'Imena Gitero nguyu niwe mutwaye mu modoka amunyuza n'ahantu bita kuri sitasiyo Imena Gitero tubwire byagenze bite amugurira dore ukuntu byagenze nuvuga ngo kwinjira hariya cyari invitation wenda ndaza kubabwira uko byagenze kugira ngo twibone hariya invitation uyibone byari invitation nta muntu winjiraga muri buriya bukwe adafite invitation hari imbobo yari ihari bya bintu byo kwangura vumba ngo bikiri mu bintu nanjye nagaye ndavuga nti nta bukwe bura abavumbyi ariko ubwo babuze pe nta muvumbyi wari uhari kuko byonyine ubwabyo udafite location utazi aho ubukwe buri bubere udafite imodoka utari bubone lift ntabwo wari kumenya aho ubukwe buri bubere kuko ubwabyo wageraga i Masaka ugakora urundi rugendo kugira ngo uhagere hari protocol uwitwa Sandrine rero uretse ko jewe Sandrine bamumenye sinibaza n'impamvu yaje muri burabo kuko cyambe umugabo ejo muraza kumubona yibaraguza avuga ubusa uraza kumubona ari kwibaraguza avuga ubusa avuga ibitagenze neza avuga ibiki akanavuga nkunda umuntu w'indyarya niba ikintu cyemera baracafite ibikomere
reka namwe mubwaraza kunyuma niba yarakomeretse niyihangane Yesu azamwomora sibyo kuki uguma kwihambira ku muntu utagushaka kuki uguma kwihambira ku muntu utari uwawe kuki uguma kwisheta ku rugo rw'abandi ushaka urusenya ni ukuvuga ngo rero kugera hariya we yashatse kwinjira biranga kuko ngo yisaze yigira umusazi we asanga yaje ashaka kwigira umusazi baramubwira bati rero niba watashye ubukwe bagukubita ibivumvuri ibyo birahari ibyo kunywa birahari utaha ubukwe baguha ibyo kurya urye ariko ikintu kijyanye no kwisararanga imbere ntibyemewe ibyo ntabwo bikora kuko ubukwe buri prive buri prive wari uvuze ngo buri prive professionnel urabyumva nasoma by the way wasoma urumva arangije arurira urumva hari korutire nini cyane hari korutire nini cyane ahantu haberaga ubukwe arurira umugabo nanga asimbutse nabi aragira agatsisi hari n'undi mugiye twa Korodine abantu bamubonye baramuzi na Jeannette rero twajyanye kumuzana n'uyu yarahari Korodine se we ntiyarahari Korodine nawe yarahari cyane yageze bishatse kuvuga ko yageze ku marembo baramubwira ngo yabireba uvuga ngo yashatse kwinjira yigira umusazi avuga ko ngo nejo ngo yari kumwe ngo na Feredine ariko yamana ariko shamva mbwira Mutesi yarasenze ndagira ibyo ngaya wenda ariko Pastor Mutesi yarasenze kandi umuntu iyo yasenze Imana iramutabara iramwumva mu Rwanda yuriye nabi yanyibukije Sabe Sandrine yanyibukije Sabe Sabe nawe mu bukwe yasimbutse Sabe nawe mu bukwe yasimbutse ntabwo yatashye ubwo bukwe reka nkwe kugenda neza urumva tugiye gutangira ishusho y'uko ubukwe bwa bumeze mukihagera tuhageze bwa mbere dekorasiyo urumva turahera ku marembo twasanze umunyamakuru wa RTV umunyamakuru witwa Jackie nyiri nawe bari koordinateri w'ubukwe coordinatrice uvuga ngo umugabo bari coordinateri umugore hajyaho trice yarashinzwe gutumira abanyamakuru bo muri showbiz bazinjira ariko akabaha kwinjira nta kamera batwaye bango kwinjira yari telefone gusa Jackie naramushimiye uzi ko Jackie namubonye Bega Jackie ukuntu yabaye mwiza we umugore mwiza witwa Jackie ibyo nirari yateye irara abagabo Jimene gitero yamukubise amaso aravuga ati njyewe yaba narashatse uyu mugabo yaba ati yaba narashatse Jackie nakamusize mu rugo nkamurongora akaba umugore wanjye mu bintu ngaya Jackie yaje asa nk'uko adasanzwe asa cyane ntabwo nzi ahantu yitereye ama makeup ariko mu bantu bateye irari mu bagore bakuru y'irari mu bukwe bwa Pastor Mutesi harimo n'umudiaspora Jackie yaraye yabonetse aho ngaho tumenye n'abantu babiri n'abagore babiri bateye irari uwa mbere ni Jackie nyiri Hara TV Rwanda bagiye bakore na subscribe barebe ibiganiro akora Hara TV Rwanda yateye irari abagabo batashye ubukwe uwa kabiri wateye irari ni umugabo uwitwa Apotre Mutabazi yaje yari yitumiye ubukwe bwa Mutesi namutumiye abo mu invitation ukuntu yaje yambaye nk'umushumba ashatse kumusubizayo yaje yambaye nk'umushumba w'inka cyane reba ukuntu yaje yambaye oya nawe ikabye kumvikane yaje yambaye igifurari n'igipira kiraho n'igipantaro mu makuru yasohotse namenye nuko Apotre Mutabazi we yazanywe n'irari kubera ko ngo hari umugore w'umudiaspora wagombaga wakunze Mutesi aca kuri Pastor Claude nyiri TV Rwanda aramubwira ngo ndashaka kumuza na Apotre Mutabazi kuko mbere yavuga ibintu Mutabazi avuga ibintu bicuramye ariko basiga avuga ibintu bizima bigororotse akimara rero kumenya ko Apotre Mutabazi yidekaraye nk'umudivorce yakoze divorce asaba ko bamuhuza bagahurira mu bukwe bwa Pastor Mutesi mugore bagahurira mu bukwe bwa Pastor Mutesi acuruje imfura urabizi neza ko Apotre Mutabazi bamushubije inyuma ko nta invitation afite yego Jackie nyiri Hara TV Rwanda ujya kumwinjiza yego uwo mu diaspora yahise abwira Jackie ngo genda umunzanire yavuze ati we mbabarira maze igihe kinini ntarongorwa ndashaka kurongorwa mbabarira unkorera umuti Mutabazi ahubwo mwiryo joro Mutabazi ntabwo joro ryarangiye baza Mutabazi ataraye wenyine Mutabazi ntabwo yaraye wenyine
mbivugiye kuri ntabwo kamera yari wenyine kubera ko wabonye ko ukuntu Mutabazi yaje yambaye ni briefing yahawe n'uwo mugore mwabanza niba ukura bari ameze baje guhura kuko yavuze ngo ntuze wambaye ibintu by'ibikoti ntuze wambaye ibikositimu cyane uze wambaye utwenda ujyana mu biganiro none Mutabazi nawe biba ngombwa ko atari yamenya aho bambarira muri Golden Fashion ndetse no muri nani Mukamura niko bimeze ukumva neza ataramenya ko bambara ahantu muri fashion no muri Aline Fashion Aline Fashion niyo bimenya ivyo bintu aza yiyambariye nk'umuntu uri muri siporo ariko amakuru dufite ngo ariko Sandrine namugaye oya buratse ntabwo ibya Sandrine turabigeraho dore reka tubanze n'ibishaka bose ni kimwe oya turacyari kuri decoration turayigeraho nuvuga ngo uburyo buriya bukwe bwari bumeze twagenekereje tujya twemera Mutesi afite amafaranga hagati ya miliyoni 50 ariko umunyamakuru ababaje n'umwe twagiye kubona tubona umutwe we Faxman original niko yigita akaba yitwa Kamarade yego niko asanzwe arinjiye ariko nibimwaro koko nibibase nimugire nibimwaro n'isoni izikizwa ngo yaravuze ati Mutesi ashatse umujura yicukuriye urwobo kandi urwobo azarugwamo uyu mugabo uyu ako kamikoro twibuke urumva ariko akora ikiganiro ku Mena TV show oya buretse mbere yuko ubukwe butangira we yari yivugiye uriya Kamarade aravuga ngo Feridina umujura uje kwiba Pastor Mutesi gute utaha ubukwe bw'umuntu none se waruje kureba urwo rwobo yaguye gushireho indabyo ushireho itaka waruje kureba urwo rwobo yaguyemo ngo uverifiye amakuru ya nyayo kureba ibyo yarangije akora ikosa arihina hanze akora ikiganiro ku Itabaza TV abasekirite baramufata bamwambura telefone ashaka kurwa nabwo ati we chini ya burinzi oya harakumba bari harimo umugabo ufite igituza harimo ikintu bita bawusa ari cyumba cyari cyateguwe Mutesi yari yateguye banga umuntu wazanaga telefone atabyemerewe bamubujije bamufataga bakamujyana muri icyo cyumba njye ubwanjye ni barazi byabaye kuri nkunda rwose njye wagiye kwifunguriza Kamarade we bamufungiye muri Kamarade bamwambuye telefone bamufungiramo noneho ngiye kwihagarika kuri toilette numva umuntu arimo aragira gute aratabaza bati mu mbabare mu nsubiza iPhone yanjye noneho banamubwiye ni Kamara urumva twari twicaranye asohoka twibesege na Noheli agiye gukora inkuru no gufotora umugeni akabimwemereye kandi umuntu wari wemerewe gukora ikiganiro hariya bari abantu babiri hari channel yitwa Hara TV Rwanda ndetse n'igi channel azambere nagira neza ubu kubera ukuntu nkunda Mutesi nesengura umupira wa Gitogira neza kubera ukuntu nkunda Mutesi nakunze ibintu yakoze naguze umupira witwa Gira Neza Mutesi yamaye n'impano nk'umuntu w'umunyakibaro witwaye neza kumva neza mu banyamakuru kuri YouTube impano yayigoha niwe muntu wahawe impano abashumba bose bahari yari wese Noheli Pastor Mutesi yamaye impano nziza amafoto arahari na video zirahari yafata niwe mu profeta video n'amafoto nta cyabaye kagira abazima oya birahari rwose birahari ndaje mbikwereka dore nguyu umupira wa Gitogira neza Gira Neza niyo waje mu mpano babaye niyo mpano yaguhaye oya haje ibindi Mutesi abwa umupira gusa Gira Neza ahubwo harimo inyuro oya nta nyuro Gira Neza iziye nyuro Gira Neza iziye nyuro niba umuntu yakubwiye ngo Gira Neza wigendera Gira Neza wigendera ibintu mwamukoreye hanyuma icyo nendaga kukubwira uriya mudamu ahantu twese twamugayiye uriya mugore witwa Sandrine uretse gato banza umbwire ko uwo mupira wanditseho Gira Neza yego urumva Gira Neza yego kubera iki yahisemo kubahereza umupira wa Gira Neza impamvu yawumpaye kandi abizi neza ko urumva yakuramo ikote harashyushye abizi neza ko cyitwa imiriro atumana gitera n'amano bamuhaye oya nta mpano bamuhaye bajye no kumusohora oyimere gitero yasanze mugenzi we Gatete MC yahamutanze yego twagombaga kuyobora buriya bukwe turi batandatu yego kuko Mutesi n'ubwa mbere Mutesi mu Rwanda habayeho umuntu ukoresha ubukwe agakoresha abayemusi bagira muri bane kandi bose b'abahanga agatanga impano bahembwa amafaranga atari hasi mu 500 fata MC Gatete Rutahintare uretse gatoya fata MC Gatete
fata MC Rutaha Intare, fata MC Clever, fata MC Imenagitero, fata MC Noheli. Abo baraba MC batanu bagombaga kuyobora buriya bukwe. Aho wenda nagayiye Noheli uretse ko yangangije ambwira ikibazo cyane ari kurangaye ubukwe bwa Rubasi yagiyemo komisiyo kurangaya nta n'isoni. Noheli yaragiye adiringa akazi, adiringa amafaranga, barangije bamuha avance, giti mujisha avance arayihekenya, ngenda deja nyererewe. Abo kabikoro akahe kariye akangaka aka ntago kari kuvuga yagafashe ushobora no gufata mu reka ngashyire hano gashyira uri ngiye agatimikaho gutese twumvikana uri urabyumva. So rero uretse ko abanyarwanda baravuga ngo impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda, kuba yarandiye ubwo nta kundi nabigenze nyine ibyo narabyakiriye, ariko utaha icyo kintu Noheli uzagikosora. Wewe bazuriye ko musa tuza manubwire umva ubwire tubizanye ukuri man cyo tubizanye bro nyine bazunyumva njewe mu Rwanda rwa Gasabo nta muntu wakoze ubukwe bwiza nk'ubwa Pastor Mutesi. Mutesi yakoze ubukwe bino mwivugisha ngo abadivorce ngo niba bya bindi ngo kwisiga ngo ibiki ngo byabacanze. Yakoze ubukwe bwa hatari, ubukwe bwiza burimo ibyo kurya, burimo ibyo kunywa. Umuntu wese wageze mu bukwe bwa Pastor Mutesi ibaze ko bari bagiye kumfunga kubera ukuntu numvaga ndi kwikostara, nkumva umwuka w'Imana urimo kumanuka. Ijwi riramwe babwira aba diaspora bose n'abadivorce bari muri ubu ko ndi Imana igiye kubahereza iki abagabo. Ngiye gutomboka ngo mvuge abamarayika baramfata. Uri kumva neza? Bamaze kumfata ndatuza. Bashaka baranga ati prophet tuza mwana wacu uhanure nyuma. Kubera ko umuntu wari uri guhanura, umuntu ari guhanura cyangwa se umuntu wari ugiye guhanura nawe cyagera oya, ahubwo wowe watangiye guhanura nibwo umwuka wera yisa gusanga araguturisha. Hanyuma rero ibyo Noheli avuga reka duce impaka, wenda abantu batari baharibo wenda bashobora kubitekereza mu bantu batageze hari cyazanye no kwisaza mu bukwe bw'abantu kubera ko ubwe yabyiganje no ariko nawe yewe ngiye kwisaza hari akutekereza nyine birumvikana ibikomera arabifite siko bimeze, ariko wenda yategereje se kazamwumva ahari reka tumwihanganira. ntago mwihanganisha ndamwihanganisha siba yapfushije yibye yakoze ariko yabuze umugabo ari umugabo wa gatatu uciye mu myanya y'intoki siko bimeze, bajya biga gusenga Imana no kubana n'Imana neza. urashaka kumbwira ngo wowe wamutita uramutse ukundana n'umuntu sibyo waramukunze akaguca mu myanya y'intoki, warangiza wajya kubona ukabona agize ubukwe bwiza, hari n'Imana kandi bwa bukwe bukabira ku itariki mwari buzabukoranireho sibyo, nawe ibyo bikomere wabigira. Ariko jewe icyo namukoreye akimara kwikubita hasi mufata mbwira Noheli ndamubwira Noheli rero kambanze nyore umuvandimwe ntabwo ameze neza, duca kuri station ku alimentation mugurira amata aranywa kugira ngo abashe ko yagarura yari yifashije yari yarabye dore ukuntu yari yambaye ikanzu ijya kuba nk'ubururu ukuntu yambaye neza nyine nk'umuntu ugiye gutaha ubukwe ujya gusukuntu urumva neza. Ariko ngiye biriya bintu nabonaga ikanzu noneho ako kanya Pastor Claude tamuhamagara ngo umeze neza ngo ejo duhure dukora ikiganiro, baraza kukibona kuri Kaze TV Rwanda. Ahubwo se nticyamaze no kugera hamwe banza cyanagezeho, gishobora kuba cyagezeho kuko amuhamagara yambwiye ngo ibibazo wahuye nabyo nabimenye. Noneho Pastor Claude amuga terega wowe urataha ubwo bukwe. Nanjye ubwanjye banze ko butaha, nanjye ko nta butashye ndi umu ex. Ubundi mu ba ex ba Pastor Mutesi ubukwe witwa Pastor Claude ntabwo yatashye. Pastor Claude ntabwo yatashye. Urumva ibintu byanavuzweho n'abantu bari kuvuga batese Pastor Claude ko ari umwe mu bantu ntabwo hari ntabwo yatumiwe amakuru afite. Oya ntabwo yatumiwe. Imana ya Pastor Mutesi, Imana ya Pastor Claude bayisomye Claude arabura ngayifata bayihaye Jackie. Oya itonde gace itonde ngwino hano
ngwino ariko uri mu biki ngwino hano katubereka umuntu zana agatebe aho ngaho hano hari umubyeyi wabonye Claude bamusohora ashaka kwica ubukwe Claude nawe ntabwo yifuza ko buriya bukwe ntabwo abyifuzaga reka kuko mu bintu imbere y'Imana uzi uburyo yakanga kwishimira ko bintu yakoze ubukwe mu bintu byatumye mbona neza ko Claude atashaka ko buriya bukwe buba icya mbere namenya amakuru ko uriya muntu wafataga buriya bukwe live wo kuri Nkunda Gospel yari intumwa ya Claude urabyumva n'undi musaza wasabye Gasanzi wafataga video azoriza Claude Jackie anamwiyamye aramubwira ati rero wa musaza we ngo ni umusaza w'umupasiteri uriya tike yamuvanye i Rurindo imuzana i Kigali Pastor Claude wayohereje ayo yose ni amakuru namenye tubaze Claudine atiki Claude wamubonye mu bukwe bwa Pastor Mutesi uvugisha ukuri amaze kwinjira kubera ko yari ari kumwe n'umukameramani we kandi bitemewe ko ari bwinjire abona nyine kwinjira ntibiri bukunde arangije nyine asubirayo yisohokera arigendera kuko ni impano yiwe mu bantu bahawe impano nanjye ndimo ariko Pastor Claude impano ye yasomwe ntiyaboneka nyine ntihaboneka n'umusimbura ngo ayimufatire nawe bagwagira neza oya ntabwo bahagira neza ariko mu mano bamanje nta erega ibaza impamvu bamaye gutyo bagwagira neza mpamvu nje bamaye mu plan difogira neza bakaba n'ibindi none se nuko sanzwe ngira neza amakuru avuga ko Claude bamaze kumusohora bamwangiye yateje imyigaragambyo hanze ashaka no gufata video mu bintu hanze yahabereye ubukwe wayamenye urumva bari hanze binjiraga nyine urumva hari Noheli uyu nguyu n'uyu mugabo twari twicaye Emeni Gitero bari bicaye kuri table y'inyuma yacu uriya mugabo wundi muremure kamarade nawe bari bicaranye na Noheli sinzi n'abandi bantu babiri bari bicaranye kamarade yaje bamwicaza inyuma abo ndi umwana mwiza umuvumbyi Noheli niwe wagiye umunyamakuru nzi haguruka nkuza intebe yawe nyimwe nyine Noheli yamwigiza nyine imbere aho bari bicaye uruhande rwacu kigaragara abanza Fogismani nawe yari yaje yituje anasohokaga hanze kubera ko bitari byemewe no gufotora wafotoraga nyine hari amaboso rwose hari rwose security rwose buri meza dore amakosa yakozwe ikiganiro bamaye kwitabaza buriya kamarade nawe yaraje kumwaza Mutesi asanga Mutesi ni umwari umwaza umwanda ni umwari umwenyura nta mwari noneho umva ukuntu byagenze uwitwa Makaca wahoze ari mu itsinda ryitwa ngo ni gukira ryo kuririmba Makaca muramuzi Makaca mwese wahoze ari umuhanzi Makaca Just Family yego yari yambariye Fredina reka niko bimeze buretse gato Makaca agafata amafoto n'amashusho ayohereza Fogismani kamarade nawe yaprodinga ko bivugwa ko urumva Makaca we nuvuga ngo yari yagiranye deal na kamarade ambwa rero ngewe gufata kwinjirana na telefone ntibyakunda kuko ngo bari bakize mu kumba kubera kurenga ku mabwiriza ibyo bintu aba MC babivuze urabyumva babisubiramo kenshi baravuga nta muntu wemerewe gufata telefone urabyumva cyane nanjye akavideo nafashe kari kumena TV show gafite iminota 5 kugira ngo gafate Noheli yanyubaraye hejuru undi muntu arankingiriza ndesha niba ngo nawe bibaze kugira ngo mbure akavideo k'iminota 6 urabyumva rero mu byukuri nubwo wenda mvuga ko ubukwe bwagenze neza ariko ngewe ibyo bintu nabigaye pe kubera iki tubwira ibintu bibiri wagaye maburabu tujye tubwizanya ukuri impamvu nabigaye niba Imana yaragusezeranije umugisha Imana ikakubwira ko izakugirira neza Imana ikakubwira ko izagutamurura bose bareba Theo bose babireba hari indirimbo yigeze kuririmba nawe ari mu gahinda ari mu bantu bimwikiraka cyo kuza kuririmba mu makuru twamenye nuko yari yaragerageje kwisabira ikiraka wazaze kuririmba muri dote birangira batamuhaye umwanya wo kuririmba wenda nawe afite amaganya yari ko yagasana mworohereze Imana imufashe hari indirimbo yaririmbye iravuga ngo izagutabara bose bagize bate babireba none Pastor Mutesi yaravuzwe Pastor Mutesi yatezwe imitego myinshi arihangana
bavuga ko babuze umugabo arihangana, bavuga imibare y'abagabo arihangana. None kubera iki niba nta rindi banga ririmo, niba nta yindi maguye na maguge birimo, niba nta zindi mbaraga zindi zirimo, akaba ari imbaraga z'Imana. uretse nega amatwi, kuki ushobora kuvuga ngo ntabwo ukeneye ko abantu benjoyinga ibirori byawe bari hanze? Kuki umuntu yaza yafata akavideo? Erega tujye tubwizanya ukuri, hari abantu baba batumiwe ariko badafite access iri direct nk'iyo Noheli afite. Noheli niba yaratumiwe direct na Pastor Mutesi, akamuha invitation, akamuha impano, bafite ukuntu babanye kandi neza. Ariko hari n'undi muntu wikundira Pastor Mutesi utahawe niyo mpano, ariko yamenya ko ubukwe bwe buhari, kavuga wow, ubukwe bw'umukozi w'Imana wasengeye cyane, ko Pastor Mutesi afite imirimo myinshi yakoze myiza ku mbuga nkoranyambaga. So rero kumva ko umuntu wundi utaratumiwe wo ku ruhande ashobora kwitahira ubukwe, cyangwa n'uwatumiwe agataha ubukwe, kuki abo wizeye watumiye baje mu bukwe udabambura telefone zabo k'iminota 5 ariko wewe wakoze ubukwe, wewe wakoze ubukwe nabanza unyumva ubukwe bwa Mutesi ntabwo ari Nyabugogo, ntabwo ari Bobandi, ntabwo bwaragakoze twarwanye mu kiganiro uburyo bagutwaye. Noheli nawe nubwo uvuga gutyo, uburyo iyi mpano wahawe naje kumenya amakuru, genda amena umuceri hano, ntabwo ndi buce ku ruhande, waje kumenya ayo makuru, wivovose ku itabure, urarakara, urivumbagatanya, biramenyekana. Urimo urabyumva? wasabye ntuza, wasabye ntuza hot chocolate, urayibura barakubwira ngo ntabwo iri kuri menu. Usaba panache, urayibura barakubwira ngo ntayihari. Urimo urabyumva? yari inzoga gusa, mupfa kunzanira, yari byeri gusa, ni mupfa kunzanira fanta, nta byeri yari ihari. Mupfa kunzanira fanta, ntago nka fanta nyine ibyo yasabye wareberaga kuri menu. Abonye amakofi n'ibiki arabisaba, bamubwira ko bitari kuri menu. Ibyo yasabye barabimuzanira. Uri no mu bantu banyoye ji nyinshi muri burabo, nzi nyese ko yebwa bwa mushiki wanjye hindagura nyoye ji. uri murabyumva? Ejo umuntu waguhamagaraga wahitaga uvuga ati mfite ubwo ahantu ndi bashobora kumfunga. None se ngira ngo telefoni barikwambura, nyine ntabwo umva yari ubwoba bw'abantu uravugiramo, kandi niho naringeze. Noheli nk'umuntu wahawe invitation w'umunyacyubahiro, gufasha izo mikoro, sibyo? Nk'umuntu wahawe invitation w'umunyacyubahiro, nanjye wantumiye nk'umuyemusi, kuko nari nzi ko tumukorane nubwo byahindutse umunota wa nyuma, ariko nta ruhare Noheli yabigizemo, nawe ntazi management ukuntu byagenze, uburyo byahindutse, uzi uburyo wabapapukira. urimo urabyumva? So ntabwo niyumvisha ukuntu ushobora gufata umuntu nka Noheli watumiye, please s'il vous plaît, ngo mubuze gufata video y'iminota 5. Urimo urabyumva? Uwitwa Jackie nyiri Hara TV Rwanda, bajye bakore subscribe, share na comment, agira ibiganiro byiza. Urimo urabyumva? Oya ni umugore mwiza, ni yatayama namutere, impamvu ahehetaga ari namutereta rwose, sinjya ngo nkubeshe uriya mugore nta mugabo n'umutamugirira irari. Na Claude yavuze ko aramutse amwemereye urukundo n'urwo yaruta. Reka Claude yarabyivugiye rwose, yavuze ati jewe jya kankunze n'urwo naruta, ati jewe kwihuta. Icyo nendaga kuvuga rero, Jackie kubera iki yihariye amashusho wenyine, kumva ko umuntu yafata akantu k'iminota 10 cyangwa 15. Burangwa abanyamakuru ntago bagirana urukundo, baba bumva ko ari we wacuruza wenyine, bajyana amashari. Ayo mashyari rero, ishyari riri mu kintu nabonye muri buriya bukwe, ikijyanye n'itangazamakuru, icyo cyo tukemere, ishyari ryari rihari. Kubera ko niba umuntu Imana yaramusezeranije umugisha, ikabikora ku manywa y'ihangu, bose bareba, ikitamurura, yagombaga gutambuka, Imana ikitamurura, abantu bose bagize gute? Babireba. Natwe n'abatari bahari n'abari bari hanze bakanezezwa nabyo, ntabwo byagombaga kuba ubwiru bukabije. Nari nko korajyana gaciwe babe kubaha. Ikintu cyakobaje cyane uko byagizwe ubwiru. Buriya aravuga ngo ubukwe ni ubwera. Icyambere niba ubukwe bwagizwe ibanga, ntago gusa ntago byumva. Ntago bwera, fresh wagutumiraga isori wazigusa nyine ntega amatwi. Ntago bwera, biriya biryo n'inyama bamwiraguraga, uba bigusa ngahe? Oya
utari bagiye kwemusiba kwera ntago ari ibiryo utari bagiye ntago ari kwemusiba ibiryo wabiryaga intebe witeyeho icyubahiro bagusizeho wabiryaga musimene gitera ubazwi nta musi n'umwe muri buriya bukwe rukurusha imbaraga uretse Gatete ni gute uvuga ngo ubukwe bwa Pastor Mutesi nibweraga ntabwo wakoze ubukwe wowe ni wakoze ubukwe wowe cyane ubukwe bwawe wigeze utumiramo amapusi n'ingunzu n'imbwebwe n'ibiki byose ngo bizemo ubukwe ntabwo ari agatogo ntabwo ubukwe bwose ari dobane ibyo bintu uri kuvuga ntabwo nagiye kure yawe none se ndabyemera ahubwo dore ikibazo gihari kandi ngo navuze ko ubukwe butera ahubwo mugenzi wacu aratubajije ngo kubukwe bwera yego kuki bwagizwe iwanyu ubu si ubukwe bwa Debeni ni bangahe babugiyemo ubukwe bwa Pamela ni bangahe babugiyemo nabo yatumiye Pastor Mutesi nawe rero nabo yatumiye abo rero buretse gato afite izina riremereye dore impamvu buretse gato wowe Noheli yego wowe Noheli yahawe cegeka sibyo rwose ufite n'ibintu wahanuye birasohora yaba kuri Jyewe no kuri Pastor Mutesi cyane no mu bintu no mu rega umushumba niba mwita Pastor Diane iyo mushumba wemewe mbwira ariko dore ikibazo gihari yego Noheli we wisararanze urabyumva umaze kwisararanga uwitwa Jackie agusabira aca ruhinga nyuma amusabira umupira aragenda abwira Mutesi s'il vous plaît urabizi neza umuntu witwa Profete yateje akaduvayo urabyumva ari haravuga ko nagera hanze asuka umuceri akamena ibintu byose uwitwa Pastor Mutesi niba ari uko bimeze nibyo koko Noheli ni umukozi w'Imana sibyo ariko niba yababaye nimushake cyagira gute mushake none siriya mwana ko yateguwe kera wabonye ari impano bafungiye aho kakanya ariko twese twari tuhicaye hari impano 400 wigeze ubona hari umuntu ujya usohoka ngo ajye twafashe impano nge na Noheli iya Noheli yari bakoresheje imipira 400 yose none se abantu bose bahawe impano muri faze na Pastor bahamagaye ya kabiri amaturo 2 abantu mwese mwahawe impano mu maturo ya kabiri bagiye mwongerwaho mu buryo butunguranye impano zose bari bazisanye ziteretse imbere aho ngaho hari abagiye babura hari abo bahamagaye barabura niba ibintu byahari bahinduye nari mpari ibyo bintu ariko umenye ko niba izo mpano zose yabahaye ntabwo ari urukundo yari muri business yihe yo kwamamaza YouTube yiwe none se nimba Noheli bamuhaye umupira wanditseho gira neza nta nubwo ari wo bamuhaye wonyine nawe bakawugusa nawe bakawugusa harimo n'ibindi oya tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri neza bigeze bamuhaye n'ikintu gikomeye cyane cy'agaciro none mbikubwiye urumva nta mupira bigeze uyu muntu baguhaye agakomo bawuhangiye kubera ko mfite umupira neza erega mama nawe mbangubwire mama nawe utangiye kurengera impamvu uri kurengera se ushatse kuvuga ko Noheli bahaye umupira bamusuzuguye kuri muvuga ngo we baguhaye ikintu cy'agaciro oya rega amatwi Noheli bamusuzuguye none se kuri muvuga ko baguhaye ikintu cy'agaciro none se umupira si uw'agaciro none se umupira oya tuvugisha ukuri Noheli vugisha ukuri Noheli yajya kugura oya kareka ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo nabyo ntacyo ni umupira yaguhaye uvugisha ukuri ntabwo jewe ngaye impano impano ntawe uyigaye cyane nubwo mvuze ngo kuba bayiguhaye mama niyo bagwana uturi neza twonyine cyangwa n'agasaba nawe kuba baguhaye impano ubwabyo reka no kuvuga ngo kuba bamuhaye umupira nawe nta kibazo kiri nubwo baguha ikariso nubwo baguha ishurujipe nubwo baguha bwa buntu mwambara mu mabere babwitwa ngo amasutiya nubwo baguha isutiya babitekereje babona ko wa mama we ukeneye isutiya barayikugurira barayiguha uri murabyumva so rero kuba wahawe isutiya cyangwa undi yahawe ikariso undi yahawe amasogisi Noheli yahawe umupira uri murabyumva harimo n'ibindi byinshi ibyo harimo n'amaparufe harimo imikandara nta mukozi w'Imana wese harimo nta mukozi w'Imana wese ibyo bamuhaye ntitureba ahubwo ngiye icyo mvuga ni kimwe
niba abantu watumiye ubizi mbanze n'inywesha baje mu birori byawe sibyo ukaba wizeye icyubahiro cy'Imana uneze amatwi wizeye sekirite y'Imana n'uburinzi bw'Imana ukaba uri umupasitori uri umukozi w'Imana nka Pastor Mutesi twubaha twemera ufite amavuta y'Imana gute mu bukwe bwawe uzanamo andi mabodyguard ariko ubona iyo Pastor Mutesi yandi yataza kuza hari kuba kavuyo aba ba Pastor Claude hari kuba kavuyo uretse gato ubukwe bwarasengewe Imana yaragize ikibivugaho kandi tuzi neza ko amasezerano y'Imana yagombaga gusohora ko Pastor Mutesi atigeze atungurwa n'ibi bintu ko yari yaravuganye n'Imana yego nubwo nyirasengeye yamuvuyemo akavuga ko atari ubwa mbere kwa kundi baba babaza ba nyirasengeye yivugira ati si ubwa mbere bisobanuye ko ibintu bijyanye no kubaka Mutesi agize ate arabizi azamenya gufata neza iki umugabo none niba ibyo bintu warabisengeye Imana hari icyo yavuze kubera iki wiringira amaboko y'abandi bantu ku buryo kuri buri meza bro genaniganye n'umutipe arimo ashaka ngaho reba ukuntu mwari mwatangiye kuzamura telefone twaje kuri buri meza hari bosa ku meza hari hagaze pause nguyu nohe bamugejeje mu cyumba bafungiramo abantu nubwo batamufunze Mutesi yabimenye ahita atanga itegeko avuga profete mumuzane ntabwo ari umuvumbyi naramutuye ahantu Mutesi yari kwicara se n'indari uwamufashe niba muhaye itegeko se ntabwo ari wamuhaye itegeko ako niwe wabazanye anababwira n'uburyo bari bubigenze coordination niyo yagize n'ahantu Pastor Mutesi yari yicaye ahantu umuntu wanahegeraga ngo nta muntu wahaye ariko niwe watanze briefing izuka bwose telefone yari afite yari kujya wari kumwamagara ngo ajye gufunga ibyo byabaye yari yagasohoka yagasohoka buriya message zose zazijya hariya ibintu byatangiye tukihagera harimo boss tukihagera twafashe n'ibiganiro mwakibonye ikiganiro nasohoye na dekorasiyo banza uvuye ngo cyafashwe nande urumva ninjye wagifashe Jack twari turi kumwe ibiganiro twakoze we wagifashwe ntabwo wagifashe noneho oya nanjye hari icyo nifashe nasohoye cyane ariko ibintu niba wabikoze ibyo ngibyo reka tubireka ibyo byabayeho byo kuzanamo boso muri cya gihe bakira famiye y'umugabo umuryango w'umugabo hagakurikiraho umuryango hagakurikira neza ubumba babura wigeze harakinguye hagakurikiraho kwakira umugeni nabumbe yatandaraje cyane yuko nta bintu by'amafoto bashaka mu ruhande rw'umuryango wa Fredina badashaka ibintu nyine by'amafoto reka ibyo mu Fredina ahubwo reka mbaze mbabaza umuntu bita mama Pasiteri Asiya yego ko bivugwa ko wari we muntu wabaye marene wa Pastor Mutesi oya uriya mudamu yahagera nkamubona muri burabo nshuti yanjye mwari gwita oya mubivuge neza ntabwo yahageze mama Asiya ntabwo yageze ntabwo mama Asiya yigeze agera mu bukwe umuntu wabaye marene ni umudiaspora reka bamwita niba ni fani harya ni muba muri Canada bavuga ko ari nawe nyiririya cano ya Ikaze TV Rwanda bakorade ngo umukozi ari umucanshuro cano ngo ntabwo ari ko iriya cano atariye umucanshuro ni nayo mpamvu oya kandi na Silver yaraje yanditseho korode niyo mpamvu amubuza hari ibiganiro ntuzi ibiganiro bagiye bamusibisha se ayo ni amakuru aba ari hanze abari mu bwihisho bavuga ngo Claude yigeze kujya yataka Pastor Mutesi cyane kandi urumva uriya mubyeyi wabaye marene ni inshuti magara uriya umuntu abe marene wawe aba agomba kuba ari umuntu uri direct no mu makuru nahawe na Pastor Claude yambwiye ko mu bintu byatumye Munyana uwanyana Asiya Pastor madamu w'inzahuke wahoze ari uw'inzahuke Theogene mu bintu byatumye adatahuka harimo no kuba Pastor Mutesi yarafashije Asiya akamuhanga witwa Steven uba hanze muri Amerika Steven ADP kamwanga Steven agatega akava muri Amerika akazana abana be bakaza bakaganira hanyuma yagera mu Rwanda ntuza ADP ikanga Steven
yamara kumwanga Asiya nawe akabenga twibuke ko uri umugore wa mama uri mama pasiteri mu ituro rya ADEPR. ntabwo ibi turi bubyemere. Ntabwo ugomba gushaka umusore umeze nka Noheli ukiri umusore cyangwa ugashaka umusore w'umudivorce, umugabo w'umudivorce. niko bavuze. Urimo urabyumva rero. noneho bahita baba byatumye mama pasiteri wa Nyanasiya na Mutesi hazamo agatotsi, yewe na Sabe na Cita ngo na ninde wundi na Zaburinca na Zaburinca Prezire buriya bameze nk'aho ari famiye, bameze nk'aho ari inshuti. ni team byatumye ataza ako kantu, uretse ko nabonye kimwamwanya Pastor Claude nawe atagafiteho nuza, atagafiteho proof, ariko mu makuru yanyihereye atariho ivumbi nuko ari cyo kibazo. ariko tutararenga ataza mwabura avuga bizima nabonye n'ikimwamwanya kuko mu by'ukuri noneho bishatse umugabo waruje gutereka mu maso ya baramwanze Noheli yakongera akagutereka. Nubwo bimeze bityo ubukwe tuzi busobanutse bwabaye sibyo ni ubwa Pastor Mutesi. Pastor Claude ntabwo twigeze tubona ubukwe bwe muri civilize bufatika. Uretse gato bwari bwiza bwabereye hariya Bishop Burujite, bwari bwiza hari Sport View munsi ya New Life ni urusengero ruri narabutashye uwamushingiye muri Pastor Claude uwamushingiye bamwita Bishop Gerard, nyine bwari nka buriya nta nubwo yagira icya kabiri cy'ubukwe bwa Pastor Mutesi. Nahi maze buriya n'ugusaba gusa rero ushyiraho noneho mariage. Pastor Mutesi yakoze ubukwe nta n'undi muntu urabukora mu Rwanda. Yamaze kubona ubukwe bwe bwari munsi y'ubwuwo yendaga kurongora, ntabwo ashobora kugira umunezero mu mutima we nubwo yari afite ikiniga aho yarari Noheli bimeze bite aho Noheli uretse gato ariko hari ibintu byavuzwemo. Twavuze ngo ubukwe n'ubwera, hari ibintu byavuzwemo yuko bageze igihe cyo gutanga impano hazamo indi myuka itari myiza. ngo hari umuntu bagiye guhereza impano ngo bibi bindi. Apostle Zine bagiye kumuha impano umuriro urabura. Vuga ngo biriya abasesenguzi wamaze umwanya hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri abantu bari mu kizima cy'icuraburindi amasegonda 40 nayabaza amasegonda 120 yashize iminota ibiri. Vuga ngo baravuga ko hari imbaraga Rosine afite z'umwijima zaje ubwo umukozi w'Imana Pastor Mutesi yaragiye kumuha impano, izo mbaraga zigahita ziganzwa n'abanyamasengesho benshi bari muri burabu. Ariko izo mbaraga zo zari zihari. Izo mbaraga se ntiyaba zisanzemo aho ngaho yaje azizanye niyo wasizanye kuko ni umudivorce. Akubura akumenye ko buriya bukwe bwari bw'abadivorce gusa. Ntabwo ari bw'abadivorce gusa. Aho ngaho harimo n'abandi bantu basanzwe 80% abagore ubwo nta mugabo uyu mugore agira ntabwo uri iki uyu nta mugabo agira ariko nawe uri gushaka amahirwe ya kabiri. aho ya Imana imuha umuntu umurongora nta mugabo agira naho ubundi ndabishaka cyane. Ahubwo wenda iyo uvuga ngo 90% harimo igitsina gore cyinshi 90% y'abantu batashye ubukwe hari abagore, 98% bari abagore bashaka abagabo. Ariko ntiwavuga ngo ni abadivorce. Navuze ni ndahera naka nimero aba bagore bose bangana n'abagore. Noneho cyane cyarabyaga indimi umugore yatambuka ngo dore umugore mwiza, habye indimi undi agatambuka umugore mwiza yanagera yo Prince akunda abagore. Abagore ndabakunda ngewe. Hanyuma no kuvuga ngo Imena TV show dufite agafilime keza cyane kari gutambukaho, muzabona ubuhehesi bwa Prophet Noheli andongorera umugore murongorera muri dushe. Mu buzima busanzwe amabara yo mu no mu buzima busanzwe niko bimeze. Ni Imena TV show mu buzima busanzwe turashaka kugaragaza ibibazo bibera mu ngo hirya no hino. Tuzanakira ubuzima bwa Pastor Claude akura cyane. Ibyo Pastor Claude akora ibyo tuzabikora byo guteranya byo gushwanisha abantu tuzabikora. Ibaze ko yikuye kuba yegisi. Ariko reba mu bantu nashimiye ndashimira Bishop Mabure uba mu Busanza nubwo nawe yatubeshe ngo yateze indege imukuye ngo ariko wereka amabwiriza uko nta muntu udatwika. Ngiye Bishop Mabure twasohotse ariko shareka amabwiriza
yaba ari inshuti ya Claude Sinatwi. Reka mbanze nkwihanganishe Imana ikugire neza. Bishop Mabure yagiye hanze, afite umugore wo mu Burundi uba muri Amerika, yasohotse hanze areba ifoto ya Mutesi. Ndi imbere y'Imana amarira araza. Reka yajenze amarira Noheli twari kumwe. Nabese uyu mugabo no bukunguzi arimo ararizwa n'iki? Abatisha umugore wanje baramunjanye. Umugabo ukungura yariza amarira aragwa. Kiragira cyo gusenga. Video ndayifite ngo namukunda. Ndayifite n'ubishaka umbwire nyimo. Turaje turamoza. Turamoza tutasema aburarizwa n'iki? Gureguye ari umugore wanje. Gutyo hano kuvuga ngo nabyo guca ku ruhande. Yarari gutwika. Yaje ndavuga ntese wowe konzi ko mu bantu bavuzwe cyane ntakuzi. Uwo tuzi ari kimwamwanya Pastor Claude. Urumva? Wowe byaje biti. Uri urabyumva? Arangije ubwe aravuga ngo na kimwamwanya Pastor Claude. Bamenyanye nyuma yanjye. Nge navuye muri Amerika kuwa 4 niwe wabyivugiye. Kuwa 5 yavuye muri Amerika kuwa 4. Kuwa 4 waho. Kuwa 4 we kira cyumweru cyashize. Agera mu Rwanda kuwa 5. Mbajije Pastor Claude arambwira turiya mugabo ntiyigeza arenga n'umugabane wa Afrika. Wana ukuntu kure yagiye muri Nigeria. Urimo urabyumva? Atanu kure Pastor Mabure yagiye muri Nigeria. Nabyo byanashoboka. Urumva? Ibyo turi mu Jesus avuze. Ikindi atuye hehe? Mu birembo. Mu birembo. Ngo naho barakodesha. Bishatse kuvuga ko bigeze kwa benda hamwe. Urumva umuntu ukodesha mu birembo ahantu yagiye kure ari muri Nigeria. Umuntu yageze muri Amerika. Ko nawe yarongowe atarongoye. Ko nawe yarongowe. Umuntu wese urongorwa mu diaspora ubu cyo twemera. Uburongowe ntabwo uburongoye. Inzu Pastor Mabure abamo. Umugore uyisha. Noneho ari umugore uyisha. Imena. Abantu bagiye bavuga ko Pastor Mutesi ngo arongoye avuremo marinete ahubwo atarongowe. Arongoye. Mutesi arongowe. Feredina afite umuryango ukomeye. Nega amatwi mu makuru atari ivumbi yizewe Noheli twari kumwe. Twebwe nubwo twari twatashe ubukwe ariko twagize n'amahirwe yo guhura n'abantu. Baduha amakuru kuko baratuzi nk'abasitari. Babiganiriye jewe nari mbari iruhande. Urabyumva? Hari n'abagabo bakomeye gashatse kumentioninga amazina yabo. Umugabo umwe aravuga ati Imana ishimwe nayo musiga tete twari duhagararaye cyane. Imana ishimwe Feridina atuviriye mu rugo. Reka yarambye. Kubera iki? Feridina ntabwo ari uwo mu muryango ukene. Feridina afite famille ikize yaba mu Rwanda no hanze. Bafite n'amazu mu Gakinjiro hano n'amaparitema. Bafite amaparitema udashobora kumara wowe. Ibyo byo kubwira ngo Mutesi ararongoye barakubeshya. Mutesi ararongowe. Uriya mugabo afite ikintu cyitwa amafa. Ni nayo mpamvu wabonye uriya mugore yigize umusazi akagakumva. Braza. Niba ari imodoka Noheli twari kumwe. Harimo imodoka 2400. Uko no baza ugura zirangiza. No hanze zaparitse mu kibuga. Ubwizaga nizo nabaze. Imodoka zavaga muri twin ariya jaride twari turimo. Naguciye mu ijambo. Arya ni twin iki? Umva. Naguciye mu twin irari. Naho ngaho. Naguciye mu ijambo. Niba Feredina ari imbwa. Uyu mugore w'umusazi ngo ni Sandrine usarira ku gasozi na hehe. Va kubasaza ari. Ni gute yaba ari kuki akiri kumwiruka inyuma. Ahubwo se amwiruka inyuma ntiyarinzi yagwa igihumure. Amukurikiye kandi abizi neza. Nababajwe n'amatara namugure kuri station. Aramugane yarakwe kubaza. Aransubiza 18 cyanjye. Ukuri kwimana. Aransubiza 1500 cyanjye na 800 ntabwo ngiye kubeshya essence nanyoye mutwara sinyicuza. Iyo nanyoye ngaruka sinyicuza aransubiza 18 cyanjye. Ntabwo nshobora kumushyiriramo imiyaga kuko namenye ko Sandrine ariko wibuke ko arikoranye urukundo bizarangira. Wibuke ko arikoranye urukundo igiye kwizinga. Irizinga Pastor Claude amwandagaje. Kuko nta handi hantu bamuhamagara. Urugendo niyo rumuhamagaye cyangwa se umugize ati mwe dukore. Nakora agahamagara. Iyo yanze Claude aramubwira ati ndaje nkwatake ndaje. Agahita yanga kujya kurugera agitajya kwa Claude. Akura amakosa Sandrine. Mujye mukora ubugenzuzi reka ibindi bivuge buhoro. Katubivuge buhoro. No kuvuga ngo Pastor Claude ngo agiye no kumwishakaga ikintu cyababaza Pastor Mutesi. Arakibura. Abona haje gatije, abona haje kabutindi. Urumva Sandrine aravuga ati rero reka we nkukoresha nk'intwaro cyangwa igikoresho cyanjye ishyira hasi Mutesi. Abona biranze. Ibyo nabyo biranga. Ubu rero nta handi hantu
yakujya kubonera Sandrine Mutesi. agomba gukura amafaranga yo kwishyura inzu, ahandi hantu ashobora gukura amafaranga yo kugura umwambaro uretse kujya kuri Ikaze TV Rwanda agakora biriya biganiro mu makuru hari se yarangiza akabona views agahembwa. Naho nawe uri umukobwa, nawe uri umugore, Ferdinand ntago wamwirengeshwa kuko famiye ye nayibonye baraza nahasanze abakire. Umugabo muremure nk'uri yuzo no gukora wagwani uri muri Ferdinand no gukora wagwani ntabwo Mutesi yakujyaho azi gukora wagwani ariko surumva impama ndeba hano wabonye igikombe yamuhaye wakisana gushaka umugabo utazi kurongora utaha igikombe. urumva impamagazo ya Ferdinand yaba idahamagara neza mu nyubahiro y'umubyeyi Mutesi ngo amwemere. ntabwo yamwemera, ntabwo bibaho. oya ntabwo umugore wese harakava ntago abakeneye n'uwawe kadahumeka ku buzima bwe. n'uwiwe atamunyura yagenda aho atakunyura yagenda. Nta kindi umugore mupfana kumwitaho no kumurongora neza. Umugore utamwitayeho n'umurongore neza reka tugare ku musozi. byagiye twagiye. Ikintu mugomba kumenya uretse agiye gutanga ubutumwa kuri Pastor Mutesi, buri wese kwiga dusoza. Ubutumwa natanga niba Imana yakoze imirimo, Imana igakora ibikomeye, abantu nibatuze, amagambo natuze, Imenagitero MC nitahiye buriya bukwe nabwiboneye. Ibintu birimo byo kunengwa ntaho bihuriye n'ibyo gushimwa. Ibyo gushimwa ni byinshi kuruta ibyo kunengwa. Ikindi abanyarwanda bajye bavugisha ukuri. Hari ukuntu umuntu abona inka akajya avuga ngo dore kiriya gicebe cyayo. Kubera iki? Kubera umukamo mwinshi wabuze ibyo uyigaya, uravuga ngo inkikamwa menshi ngo dore igicebe cyayo. Nta kintu rero twagaya. Icyo abantu bagaya kuvuga ngo hari amabawusa, ibyo ari byo twagaye. Wenda kuvuga ngo inyama zaje nyuma, abantu nabo ubwabo bari benshi bagiye kuri busheri kuzigurira, bagenda baje kuri busheri bazigurira. Niba abantu barengaga 3,200-500 urumva, ahubwo naho nabariye ubutumwa kuri Sandrine uti hano uzashya. Ubutumwa kuri Pastor Ntuza, Pastor Claude, Pastor Claude, twumvikane. Tanga amahoro. Reka Pastor Mutesi si umugore wawe, si mushiki wawe, ahahise yawe harahise. Reka horana amata ku nkingi, mureke amatavu n'imitozo tuzamuhemba. Ubundi butumwa ntanga kuri Jack, uri mwiza, aho ntago harimo irari, usa neza, uraryoshye, hamwe bakurongora. Tukifurije kurongorwa neza. Njyewe ubutumwa ku muntu witwa Sandrine, reka kwigira umusazi, reka kwigira umuntu udasanzwe, reka kwigira igikoresho cy'aba YouTuber bagukoresha ngo harabika izina Pastor Mutesi. Pastor Mutesi yubatse network mu Rwanda no mu mahanga, no mu ijuru hariyo network ye nare mbibonye. Pastor Mutesi niwe mudamu nabonye wakoze ibintu byananiye abandi ba divorce. Kandi umugore mwiza ushaka kuba kazagira Pastor Mutesi asenga Imana niyo yasenze. Ndabivuze nitwa Prophet Noheli. Abadivorce bose bari muri buriya bukwe, Imana ibahereze gushaka. Abagabo mwizina, Mana we, Imana ibahe gushaka. Abatandukanye n'abagabo. Ubutumwa utanga kuri aba bantu. Ubutumwa natanga Yego. nabutanga kuri Pastor Mutesi. Yego. Navuga ngo ntabwo abantu nta muntu uzabuza abantu kuvuga. Nuri mu nda baramuvuga. Navuga ngo nagende agubwe neza, agende yite ku mugabo we, n'umugabo amwiteho, yiyubakira urugo ari amahoro, kubera yuko icyo nabanje gusobanukirwa muri buriya bukwe ni ikintu gikomeye cyane. Naje gusanga Imana yarahishe password y'ubuzima bwa Pastor Mutesi. Aba bantu bamugabaho igifute cy'amagambo ba Pastor Claude, ba Sandrine n'abandi, naje gusanga iyo baza kumenya password y'ubuzima bwa Pastor Mutesi baba baramurangije, baba barabyishe. Ariko ashima Imana yahishe yabimye urufunguzo, ikabima urufunguzo rw'ubuzima bwe. Itala sikoli zango inyuma.
Jopira si enima. N'ejo bazavuga. Yes. N'ejo agiye gutwita bavuge. Prophesy. Agiye kubyara bavuge. Bazavuga kugeza bapfuye. Ahubwo we ntabwo Mando koli sango. Tala. Seli. Benasa. Koli sango. Eniwa. Toli. Sopito. Mambo winimo. Ene unitra. Nela sinimi. Nakumva papa. Ahubwo Pastor Mutesi niba gutera indi gitaraganya mu izina rya Yesu. Diwitali eni. Iri joro uraba. Nangole bone taya wini minifo. Iri joro Probleme manga winidara. N'Imana isohoza amasezerano. N'Imana ivuga bikaba yategeka. Oya agiye kubyara abakobwa n'abahungu. Cyane. Umva agiye kubyara abakobwa n'abahungu. Niko bimeze. Imana ibahereza umugisha. Abamwikoreye nabo Imana ibikoreye. Abanzi ba Pastor Mutesi Imana irabikoreye. Dore irabikoreye. Irabateriye kujugunya muri Nyabarongo. Abanzi ba Pastor Mutesi bose Imana irabashuye. Abamwikoreye nabo Imana ibikoreye. Abanzi ba Pastor Mutesi Imana irabikoreye. Dore irabikoreye. Irabateriye kujugunya muri Nyabarongo. Abanzi ba Pastor Mutesi bose Imana irabashuye. Nela sinimini fo. Oli zango winidra. Mando. Dotita la si. Oui. Allo. Mana wenda.